kandi ni igikorwa kigiye gutangirira hano. Numvaga ari buvuge ko igikorwa cyatangiye ku mugaragaro, ariko nubwo atabivuze yego kigiye gutangira kandi ku mugaragaro. Umuganga ufite ubumenyi akaza agakorana n'undi bitandukanye n'ibyo twajyaga dukora mbere gitwaga supportive supervision, itatanga wenda nk'umusaruro cyane, aho umuntu yashobora kuza afite checklist agenda areba ingi birakorwa neza agahita agenda. Ubu ngubu araza kwicarana mugakorana dukurikije mentorship twateguye, tukareba ngo domain iyi cyangwa se competence iyi ikora neza, akagira n'umuvanye ngubu akamenya ngo sigiye gap imeze gute, ubutaha akazagaruka kugeza igihe azamugeza ku rwego rukwiriye. Igihugu cyacu gifite umurongo wo kugabanya ababyeyi bapfa batanga ubuzima. Ni muri urwo rwego rero nk'abafatanyabikorwa HDI ndetse na UNFPA ndetse na dufatanyije na RBC haba harabayeho gushaka initiative, ikintu gishya gishobora gutuma turushaho kwegera abakozi mu bitaro ndetse no mu masantere de santé. Nk'uko rero babivuze, ni gahunda nshyashya isa nk'aho ari pilote izadufasha kugira ngo turebe mu by'ukuri mu gihe gitoya resultat byaba twaba tugezeho, hanyuma bikaduha umurongo kugira ngo turusheho kujya mu cyerekezo muri 2030 aho tuzaba tugabanya umubare munini w'ababyeyi bapfa babyara. Turishimye cyane ko mwateguye kino gikorwa, tumva kizadufasha kugira ngo serivisi zirusheho kugenda neza, kubera yuko tuzongera ubumenyi ndetse n'ubushobozi bwo gufasha umubyeyi n'umwana. Ibyo bizatuma tugabanya impfu ziboneka cyangwa se ni ubumuga bushobora kuboneka ku mubyeyi n'umwana igihe bari kuvuka. Rero twumva bizadufasha kugabanya izo mpfu z'ababyeyi bapfa batanga ubuzima. Navuga ko tucyakiriye neza cyane, kuko urumva ni inyongeragaciro muri serivisi z'ubuzima. Abaganga bacu, abaforomo n'ababyaza bagiye kongera ubumenyi ndetse birabongerera n'ubushobozi bwo kurushaho gutanga serivisi nziza ku baturage. Ni igikorwa rero navuga ko twishimiye cyane, twakiranye na yombi, ndetse nk'ubuyobozi rwose twikomitinze yuko tuzagikurikirana tugatanga n'ubufasha bwose kugira ngo kizabashe kugenda neza.